yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nashimwe. Yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nashimwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe kuko yatubambiye amahema. Imana ishimwe. Kandi iyo umuntu ari mu ihema ntabwo abasha kunyagirwa. Imana itugirire neza. Iyo umuntu ari mu ihema ry'Imana ni ukuvuga ngo umuyaga uramusiga, imvura nyinshi ntabwo ibasha kumunyagira. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Muraho neza bagabo bene data bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, murakomeye. Nizere ko mukomeye rero, kandi n'abadakomeye ndabihanganishije, cyane cyane abantu bapfushije ababo, abantu barwaye. Uwiteka Imana mwese abakomeze, abarwayi Imana ibakize, ababuze ababo namwe Imana ikomeze imitima yanyu, kandi ababegereye mubasure, mubabe hafi, abatabashe kuba hafi yabo mubasengere. Yesu rero atugirire neza, kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Ntangije indirimbo ivuga ngo yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, Kristo umwami nashimwe. Haleluya. Ndashima Uhoraho ko yatubambiye amahema. Iyo atatubambira amahema, imiyaga myinshi itambuka imbere yacu yakagombye kuduhitana, cyangwa akagombye no kutugusha, tukava mu byizerwa, tukava mu kwiringira Kristo, tukava mu nzira y'agakiza. Ariko Imana ishimwe ko yatubambiye amahema. Iyo miyaga yose yije, indwara zikaza, inzara ikaza, gupfusha bikaza, gupfakara se bikaza, ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose Uwiteka aturutira ibyo byose, tugakomeza urugendo rugana i Siyoni, kandi atuneshereza muri byo. Uwiteka Imana yacu ahimbazwe cyane. Ngeze umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni inkingi, ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga ku mukristo. Umukristo udasoma ijambo ry'Imana, cyangwa se utagira ijambo ry'ibyiringiro muri we, nta kintu aba afite. Naho yagira amafaranga menshi, naho yagira amazu menshi, naho waba ufite amamodoka menshi, naho waba ufite ubutunzi bungana iki, butarimo Kristo, nta kintu ufite. Imana itugirire neza. Ibyiza ni uko wakubaha Imana kandi ugakunda ijambo ry'iwe. Yesu atugirire neza cyane. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ibice 46 n'umurongo waho wa mbere. Twumve icyo Uwiteka Imana ahatubwira. Aravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Dusomye ijambo risubizamo intege umukristo. Arangije uyu mwanditsi aravuga ngo Uwiteka Imana niyo buhungiro bwiwe n'imbaraga ziwe. Yesu nashimwe. Abihamya neza. Rero aravuga ngo Uwiteka niwe buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Imana ihabwe icyubahiro. Aravuga ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Asifiwe Yesu. Haleluya, haleluya. Nshuti z'Imana, icyo nkundira uyu mugabo Yesu, ntabwo ajya atererana abantu biwe, ntabwo ajya atererana abamwizeye. Reka nkubwire, data yabasha kuntererana kuko ari umwana w'umuntu.
mama wanjye yabasha kuntererana cyangwa umwana wanjye akantererana cyangwa inshuti yanjye ikantererana kubera ko ngeze mu kigeragezo runaka. Yesu adufashe. Murazi ko dukunda kubona amasosiyete menshi akunda gukunda umuntu ari uko ameze neza. Yesu atugirire neza kandi Yesu atwiteho. Ibyo narabibonye ndi umugabo wo kubihamya kubera yuko hari abantu bari inshuti z'urugo ariko bamaze kumva yuko tutakiri mu gihugu bitewe n'impamvu zacu zatumye duhaguruka, ziragenda zituvaho. Bumvise ko umugabo yaretse akazi batangira kumutuka, ariko kandi we ntabwo bari bazi ibanga muri we. Abantu rero dukunda kugira gute kujya aho ibintu byuzuye, aho byacagase ntitugereyo. Ariko uyu mugabo witwa Kristo, haleluya, ni umugabo utajya uhinduka, ni umugabo udahindurwa n'ibihe, ni umugabo udahindurwa n'iminsi, ni umugabo uhora ku ijambo yavuze. Imana yacu nishimwe. Uyu mwanditsi rero arangije aravuga ngo Uwiteka niwe buhungiro, niwe bwugamo bwacu, ngo kandi n'imbaraga zacu, ngo naho isi yatigiswa, imisozi igatigita, amazi akihinduriza, Imana itugirire neza ngo ntabwo azatinya. Haleluya, Yesu nashimwe. Nawe aya masaha ijambo ry'Imana rikugezeho, wowe uzakurikirana iki kiganiro, uzakurikiranira ijambo, ujye ukurikirana iyi cano. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana rikugezeho, witinyishwa n'amajwi uri kumva, witinyishwa n'ibyo uri kureba. Waba uri mu gihugu runaka, waba ubonamo imiyaga myinshi, Imana itugirire neza. Haleluya, hagarara mu kwizera, wumve yuko Imana ihagararanye nawe, naho haba mu rupfu Imana izabana natwe. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Witinya kubera ko bakwirukanye ku kazi, witinya kubera utinze ku musozi runaka, witinya kubera ubona Imana itugirire neza. Ibitinyisha umuntu ni byinshi. Waba ufite uburwayi ndetse muganga yarakubwiye ngo ntuteze kuzakira, ariko reka nkubwire hari benshi bakira. Muganga yamaze gusinya impapuro zivuga ngo nimugende mutegereze, ngo mutegereze gupfa, ngo ntago muzabaho, ndetse bakakubwira n'iminsi utazarenza. Ariko reka nkubwire hari Imana imenya iminsi yacu, hari Imana. Ntago nsuzugwe ko abaganga Imana itabakoreramo, ariko reka nkubwire umwana w'umuntu yabasha gusinya ariko Imana itasinye. Urakomeza ukabaho kandi urakomeza ukagubwa neza. Data wa twese nahimbazwe. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka niwe buhungiro, ngo kandi n'imbaraga zacu. Nicyo gituma rero tudacogora, ntiducogozwa n'icamugongo, ntiducogozwa n'abatuvugiriza induru inyuma. Reka nkubwire barasama, ariko ibyo basamamo ntago bizadufata. Bisigura ko hari abakwaturaho amagambo mabi. Imana itugirire neza. Reka nkubwire ngo hari abasinya bagasinya imirongo bakavuga ngo ku kwezi ntazakurenga, ariko ukakurenga. Imana itugirire neza. Haleluya. Birashoboka ko nawe wumvise amajwi akubwira ngo uku kwezi ntuzakurengana, ariko uzakurengana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko umugabo wizeye ni umugabo w'intwari kandi n'imbaraga zawe n'imbaraga zanjye. Data twese nahimbazwe. Rero wewe wari ufite ubwoba, reka nkubwire ngo ubwoba nibushire mu izina rya Yesu. Nta hantu Imana itakura umuntu, naho habi cyane, naho haba habi cyane, wibuka Imana ko ni kuzimu igerayo. Imana itugirire neza. Rero iyazuye Lazaro nawe yabasha kukuzura, yabasha kuzura ibyawe, yabasha kubaka ibyawe, yabasha kubisana.
Imana ihabwe icyubahiro. Iyo mvuze kukuzura, hari abazuka bageze no mu rupfu ndetse barangije rwose bagomba no kubashyingura. Ariko reka nkubwire, iyo mvuze no kuzura, hari ibyawe wabonaga ko biri gupfapfana, Uwiteka Imana rero yakongera akabisana bikaba bizima. Data twese nahimbazwe kandi akomeze kubagirira neza. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen.